Bakunzi bacu b'Isaro Life TV twongeye twagarutse. Bakunzi bacu rero nk'uko duhora tubategurira ibintu byiza kugira ngo tugire ubuzima bwiza, twongeye kugaruka tugira ngo turebere hamwe ibijyanye n'imboga cyangwa se ibyo bita legume mu ndimi z'amahanga. Tugiye kureba ingengabihe yabyo, uburyo ki umuntu ashobora kubifata. Tuvuge wenda nk'urugero, atari ukuvuga ngo wenda dufashe nk'ibintu byose icyarimwe tubikoreye icyarimwe. Hari uburyo ki umuntu ashobora gukora ingengabihe yo gufata uburyo bw'imboga mu minsi isanzwe. Bakunzi bacu rero, kuba atarakora subscribe turabakangurira gukora subscribe, ndetse mugakora na share, mugashyiraho na like mu gihe bibashimishije, mugatera na comment, hanyuma mukanabyikorera kugira ngo bibashe kugenda neza. Bakunzi bacu rero, wenda turebeye wenda nko ku munsi wa mbere. Ku munsi wa mbere ufite gufata karoti wenda na shufureri. Tukajya ku munsi wa kabiri ukaba wafata ibitunguru ndetse n'imboga za dodo. Ku munsi wa gatatu ushobora gukoresha tungurusumu na peresili. Ibyo bintu twagiye tubanyuriramo mu gihe mubizi n'akamaro kabyo. Ku munsi wa kane ushobora gukoresha epinari na puwaro n'ibitunguru bya puwaro birebire by'amababi. Hanyuma ku wa gatanu ushobora gukoresha intoryi ndetse n'imiteja. Ibyo nabyo ni ubwoko bw'imboga nziza cyane. Byagera nko ku wa gatandatu tukabasha gukoresha amashu ndetse n'inyanya. Umumaro w'ibi bintu rero mba mbagejejeho, urugero nk'imboga zikungahaye muri chlorophyle, icyo bita chlorophyle. Ziroza kandi zigakomeza amaraso no kuyongera. Zongera n'ubudahangarwa bw'umubiri. Ikindi akamaro k'imboga gafite cyane, zikomeza n'amagufa. Bitewe n'uko arizo zongera imisokoro, abatazirya bihagije bakunda gufatwa n'indwara zinyuranye, cyane cyane indwara z'amaso, ibizungera, iz'uruhu ndetse n'iz'amagufwa. Nk'uko rero abashakashatsi bagiye babikoreraho ubushakashatsi, duhereye ku bitabo twifashisha by'abashakashatsi batandukanye, uburyo bwo kuziteka, zitekwa buhoro, ntizitinde cyane ku muriro. Bya bindi uziteka ugasanga zashizemo nk'icyanga, ntabwo biriya byemewe, bisaba kuziteka buhoro buhoro. Ikindi, kuziteka nta mazi biba ari akarusho. Ikindi, imboga zigira poroteyine nke, bigatuma zihongerwa amavuta, ariko amavuta nayo atari menshi cyane. Kandi ukaziteka mu buryo bupfundikiye neza, umwuka wazo ntuhite, bituma zigumana ibara ryazo n'intungamubiri zizirimo. Hanyuma rero turarebera hamwe nanone, byibuze buriya ku munsi umuntu aba akeneye ibiyiko 4 by'imboga za buri munsi. Ni byiza kuzirya ku igaburo ry'amanywa kuko zikungahaye, zitinda kunogerezwa n'imyanya inoza ibyo kurya, zitinda mu gifu mbega, ku buryo kuzirya nko ku manywa zikabasha kunogerezwa cyane, nibyo birushaho kuba byiza. Ikindi kandi zishobora kuribwa ari mbisi, ibyo dukunze kwita salade. Icyo gihe zigomba kozwa neza kandi ntizitinzwe mu mazi. Ni ngombwa nanone kuzoza batarazikata kugira ngo amakakama yazo aribwo butunzi bwazo atwarwa n'amazi, adasigara mu mazi. Biba bisaba rero kuzoza
zikiri imbumbe zikaza gukatwa hanyuma. Ikindi kandi amazi azoza agomba kuba ari meza kuko aheramo zirayanyunyuza. Si byiza kuzanika ku zuba kuko vitamine A na C zishobora gukamukamo. Iyo ziriwe ari mbisi zishobora gukatakatwa cyangwa se kuzirapa cyangwa se kunywa imitobe yazo. Bakunzi bacu b'Isaro Life TV, tuba turi kubagezaho ibintu bituma ubuzima bwanyu bugenda neza, bukamera neza, mukamera neza, mukagira amagara mazima. Ikindi burya amazi yatekeshejwe imboga ntamenwa, ahubwo ashyirwa mu masosi kuko aba arimo intungamubiri nyinshi. Si byiza kandi gukoresha salade z'amoko menshi mu mwanya umwe kuko harimo imboga zifite ubushobozi buganza ubw'izindi, maze izinganya zigahangana. Niyo mpamvu habaho ingengabihe yo kuzirya. Niyo mpamvu habaho ingengabihe yo kurya imboga kuko bituma za zindi zijya kunganya umumaro bidahuza cyane ngo bibyigane, bityo umuntu akaba yabasha kuzikoresha muri ubwo buryo bunyuranye kandi bikagirira akamaro umubiri. Bakunzi bacu rero b'Isaro Life TV, uyu munsi rero nateganyije kubategura kuri ako gace kajyanye n'ibijyanye n'imboga, ariko dushobora no kongeraho ibijyanye n'imbuto. Imbuto arizo bakunze kwita fruit. Burya rero nta kiribwa na kimwe gishobora gusimbura imbuto. Ni ingabo y'ubuzima, ni ibiribwa bikiza mu buryo bwahuranyije, ibyo bakunze kwita curatif, bihembura intungamubiri mu mubiri w'umuntu kandi zongera n'imyunyungugu. Akamaro k'imbuto buriya nibyo byo kurya biruhura imyanya inoza ibyo kurya. Yego, ababirya bakunda kwihangana kuko inyinshi muri byo bitanga isukari nziza y'umwimerere, bigatuma ababirya badakunda guhubuka. Buriya rero nabwo imbuto dushobora gukora ingengabihe yazo. Nk'urugero nko kuwa mbere ukaba ushobora gufata imineke 2 cyangwa 3, kuwa kabiri ugafata nka voka imwe iyo ari ntoya cyangwa se ugafata igice iyo ari nini, wongeyeho n'inanasi. Kuwa gatatu ushobora gukoresha pome imwe cyangwa se impuhu 10. Impuhu abandi bakunze kuzita gaperi, utubuto 10. Kuwa kane ushobora gukoresha amaronja 2 cyangwa se marakuca. Kuwa gatanu ushobora gukoresha ibinyomoro 2. Kuwa gatandatu ushobora gukoresha inzabibu cyangwa se resi ibiyiko 2. Imbuto zikwiriye kuribwa mu gitondo maze zigatangira imirimo yazo kugira ngo umubiri ubashe kuzifata neza. Bituma iyo uri nko mu kazi cyangwa utangiye n'akazi, ubwonko butazengerezwa n'inzara, bigatuma ukora neza. Zishobora no kuribwa nijoro kugira ngo uruhure neza kandi utuje, uruhuke neza ukanatuza. Buriya aho kugira ngo urye ibiryo nijoro birimo amavuta, birutwa nuko warya imbuto nijoro kuko bituma ubwonko buruhuka neza. Murumva rero ko akamaro
k'imboga n'imbuto ni kanini cyane ku buzima bwacu. Bakunzi bacu rero b'Isaro Life TV, mukunze ibyo tubagezaho, mutere komenti, mukore like, mukore share, ndetse mubashe no kubyikorera kugira ngo ubuzima bwanyu bukomeze kugenda neza. Bakunzi bacu rero turabakunda kandi turabashimira kuko nimwe mutuma dukomeza kubashakira ibyo tubagezaho. Murakoze, naho ubutaha.